By'ukuri pararize ni ukuba ikintu kitari gukora, kiriho ariko kirasinziriye cyangwa se kiriho nticyapfuye yewe nta nubwo kinakora, niko ijambo paralysis biba bishatse gusobanura. By'ukuri nyine uba warahagaze muri icyo kintu cyangwa se muri uwo mutego. Ese ni iki kiba kibyihishe inyuma ku kwitwara uko nguko? Ni uguti, icya mbere ni uko uba uri wa muntu utinya kuba yatsindwa, uba wibaza uti ese nintsindwa, ese nibitaba bizagenda bite? Uba ufite icyitwa fear of judgment, wibaza ngo abantu bazamfata bate, ninkora amakosa bazamfata bate, then ugahitamo kuba warinda ishusho yawe cyangwa se uko ugaragara muri sosiyete. Ikindi hano cya gatatu ni uko uba ufite ibyitwa perfectionism, uba wumva ugomba gutangira igihe ibintu ari uko bimeze neza. Ikindi ni icyitwa false safety in planning, uba uri wa muntu wihishe mu kintu cyo kumva ngo ubwo ndi kubitegura ntacyo bitwaye, ariko mu by'ukuri biba bigitwaye kubera ko ntabwo uba uri gushyira mu bikorwa cya kintu cyawe, ahubwo uhora muri kwa guhora witegura, bityo ntubashe kugira ikintu ugeraho. Ese ni izihe ngaruka bino bintu biba byakugeraho? Ingaruka ya mbere ni uko hari amahirwe ubura kubera kutagerageje gushyira ku mugaragaro ya plan cyangwa se ya projet ufite. Ikindi ugira ibyitwa mental exhaustion, cyangwa se kubera ko ibintu byose uhora ubiplaninga bikurimo mu bijyanye n'uburyo bw'imitekerereze yawe, ugira stress cyangwa se imihangayiko ishingiye ku kuba nta bintu uri gushyira mu bikorwa, kandi mu by'ukuri ufite amakuru menshi ahagije yo kugira ngo ibyo bintu bibe byajya mu bikorwa. Ikindi hano nk'ingaruka zo guhora uteganya cyangwa se upanga kuba wakora ibintu ariko ntubikore, bituma utigirira icyizere, ugira low confidence. Buri munsi uko uhisemo kutagira icyo ukora, akenshi utangira kwiyumvamo yuko n'ubundi ntacyo ushoboye, kuko urabitekereza ariko ntubishyira mu bikorwa. Icyo gihe rero birema mu bwonko bwawe ikintu cyo kuvuga ngo you are incapable, cyangwa se hari ibyo udashoboye.